Stefano we ngo yaraye atagohetse yagize ikihe kibazo n'urunana. ese niwe Nyiramare karibu karibu siki amayeri yawe naramenye Stefa nakoze ikize kandi guhereza urusokozo rwanjye Kantengwa yambwiye ko warutwaye niba washakaga impamvu nyinjiza mu cyumba cyawe rero ntabyo ubonye mpereza Nyirambariza rwose wacurutse tukabana abarira ubu siko burinze buke rwose ntatoya gatotsi ibyo birakureba singe wakubujije gusinzira hakuze kurara ukumbagurika ku kirago waramenyera umufariso mama we uziko nawe utagira impuhwe Nyiramare yeah nkenguye rwose nishimye ngira ngo uje kumbaza uko naramutse kuko uziko naraye ahantu nkubaza icyo ariko ko haraye birandeba Nyiramariza rwose cinkoni zamu mbabarira di mbabare mpereza ariko ibyo nshaka byacu hano mu cyumba cyacu cyawe nande hewe cyawe nande ariko kwibyange nawe byarangiye Stefa niba ushaka kurara ku mufariso uzimuka ujye kurara kwa Nadina ubu niwe mugore wawe hari ikindi uri imyoza suri imyoza iki byo nkubwira so kuri uzasanga inshoreke yawe kuko niyo umaze igihe uha amafaranga wakoreye ariko Mari iryo zina unaryibagirwa Stefa ntuzongere kujya umpamagara unsibe mu mutwe wawe wibagirwa ko twigeze kubana nako no kumenyana ubyibagirwe ibyo sirumva bishoboka bite n'imyaka tumara iki ariko urumva cyangwa ntiwumva ndambiwe kubana n'umugabo w'indiririzi uzatungwa nuko nakoze ayakorera ntaza aho ayashyize ntananyubaha kanca inyuma ndabirambiwe niko wongeye koko kungeranya n'ikirondwe cyangwa inda ni ku Nyiramare mbabarira menya ko ndambiwe nta gatanya nzasaba ariko unyibagirwe tubane nk'abanyamahanga nabo batashaka kuvugana urumva uranyumva neza Ariko turanshaka iki Patrick wese uramunyira iki Beni nukuri nabona gushaka kungonga nkaguhunga nkabona urakomeza kunkurikira ho muri ryo kosa sinarikora sha niwe wizanye rero ngankorera nikomereza urugendo nari ntuye ngo nduhuke gato ariko si ibintu ko ari byinshi urabitwara ute Beni uko nabitwaye kuva ku isoko kugera hano ibiremereye cyane ndabyikorera ibindi nkabitengatasha wivunye cyane sha kuki utateze igare ngo uri gutwaze cyangwa feromoteri umuntu aba yifitiye imibare myinshi Patrick imibare ko ntigomba gutuma yivunisha Beni ubu iki gifuka wakikora ntikikubyinagaze koko nabigira ntese Patrick ko ubucuruzi bwacu ari bwo bugitangira ubu twemeje ko ibishoboka tuzajya tubyikorera ariko rwose ntidutanga amafaranga da ko bigoye ndihangana nyine narangiza azamuka nkaha nkaruhuka ariko nkirinda gutanga amafaranga Patrick ni ukwihangana wa mugani wawe none se ubu koko njye sinatinyuka kugira igifuka kiremereye gutya Patrick rwose igendere nyine ubwo ndabwira undi muntu ankorere si icyo nshaka Beni mfashe ibicuruzwa byawe rwose tubishyirane kuri velomoteri yanjye mva Patrick di ndakubwira ko nta mafaranga nifitiye utishyira imitwaro yawe kuri velomoteri ngo utwaze none se ko ngiye mu cyerekezo cy'iwanyu nkaba nta mugenzi mfite wazanye nkagutwaza koko Beni Patrick igendere nta mafaranga nifitiye ariko se hari amafaranga nkwatse koko Beni urashaka kuntwaza ku buntu se cyane rwose ahubwo nawe ndagutwara nkugeze imbere ya butike y'iwanyu rwose uko kwaba ari ukukugora no kukwicira gahunda zawe rwose Patrick kandi nari kubyitwaza nkagerayo kuki utekereza ko ari ukungura kandi ari njyewe ubikwisabiye Beni ni ukuri sinkunda kugorana Patrick wari ukoze ariko nyine igendere da Beni ubwo wanzira ifite ingwahe kuko nibyo bintu biremereye twaye unyimishije umugisha ahubwo se niko ibi mbona ni ibiki murebeye ubonye iki se kandi Rureme uwo mugore ko kubona ushaka gusubira mu bitaro ko nasize nkushyigikiye igikoma nkanavunika nkutekera ukaba utakozemo koko wowe yavuga ibindi byo gusubira mu bitaro wibivuga Rureme none muganga yakubwiye ngo iki ntiyakubwiye ko kugira ngo ugarure imbaraga ari uko ugomba kurya ukihata iki gikoma kirimo amata ukanarya iryo yuzuye koko none ibi ni ibiki wakoze erega mu kanwa kanjye harasharira ngo mu kanwa harasharira none se umurwayi arira kuryoherwa ko arira gukira no kubaho neza murebeye Rureme ihangane wibabara rwose reka hake nyine ndebe ko nagerageza ariko ubundi umwuka wabyo wose iyo nkubise mpita numva ashatse kuruka mvara mubwire murebeye nukomeza kwitwara gutyo ndakuregera umujyanama w'ubuzima urabyumva mbabarira Rureme utaneza no siyata
icyo gikoma ndakinywa mu kanya rwose. umva mbese utinya umujyanama w'ubuzima se kurusha uko utinya kubura amaraso kandi uzi ko byatuma umwana wacu atabaho. Ni ukuri ndagerageza. simvuze ngo urye byinshi wa mugore we ngo wuzuze inda. icyangombwa ni uko wakoramo duke duke uko ubishoboye. Ndumva bikubabaje ngaho zana icyo gikoma ngerageze. ntiwumva se ahubwo ubu ngomba gukurikirana imirire yawe ku nyungu z'ubuzima bwawe n'ubw'umwana utwite. Ahubwo se Rureme, ndakumva. ninde wadusuye? dusura gute? dore akira ahubwo igikoma unywa. ngaho unywa kuko igikoma rwose. dusura badusuye byahise kandi nyine mbese ubushize ubwo naranguzaga intoryi amafaranga nyine banyishyuye nayashyize hariya mu musego wanjye, none ndebyemo ndaheba. wahara n'iki wa mugore we? ese ugira ngo ibitaro biri hariya ntibyadusize iheru umurebwa ye kutagira mitiweli? narabibonye, niryo kosa rya mbere nabonye. ngo iki? ubwo harayafashe yose uyishyura ibitaro rero ayawe uyakoma mu mufuka. wahora n'iki murebwa ye? ayahe nakomye umufuka se? ahubwo ko nabo njya muri amata bose nabishyuje, ubu mbagemurira narayakuyeho kera wa mugore we. ye ni nyamara ikosa rikomeye nabonye ni ukutishyura mitiweli. uzi ko uri umuntu udasanzwe Patrick. iki ngifashe se ahubwo aho mu nguni uti ntiwari uzi ko nshobora kugutwaza Beni? ni ukuri sinarinzi ko uri umuntu mwiza bigeze aha ngaha Patrick, ku buryo utwara umuntu n'imitwaro ye ku buntu koko. ntunzi neza rero ndabibonye. gusa urakoze cyane, Imana iguha umugisha. ntiwari wanze kwibuma se sha? Patrick ntabwo ari ukubyanga, sinkunda kuruhanya, nyine nari kwihangana nkaza buhoro buhoro bikantwara umwanya n'imbaraga. ntukavunike kandi Imana yaravivuye Beni. ngo yaragize ite? yaduhaye ibinyabiziga. urakoze cyane, ibisigaye ndabyitunganyiriza neza, rero ibyo naranguye byose ndabishyira mu mwanya wabyo nyuma. okay. ntuze kutagenda nta kazi ufite Patrick? mu gitondo no gukora amasuku gusa, kandi hakaza umuntu umwe umwe, kandi abashinzwe isuku rwose ubu ngubu bamaze kuyikora. none se ngumya tukaba twiganira, hari ikibazo Beni? ntacyo da, nanjye se ko nta bakiriya mfite. nawe se ubundi nta nubwo duherukanye. buri wese se ashaka ko aba ahugiye mu bye, twahurira he koko Patrick? ni ubunebwe tugira naho ubundi rwose umuntu yashatse guhura n'undi ntiyabura uburyo yabigenza. hanyuma se urateganya gukora iki Beni? nteganya iki? gute? mu birebana no gukomeza kwiga, mbese ukajya muri kaminuza. sha Patrick, ugira ngo siniyakiriye rwose gukomeza kwiga, mbona bitazanyorohera. kandi wakundaga kwiga disi? narabikundaga nyine, ariko mama apfuye nabonye ko ubuzima buhindutse Patrick, nta cyizere ngifite. ihangane sha Beni, ni ukuri ihangane, nyamara ushobora gucika intege kandi amahirwe yarahari. bimbwire neza se sha Patrick, niba hari uko uzi umuntu yabigenza akiga. umva Beni, ikintu kibi mu buzima burya no gucika intege. Patrick rwose niba hari amakuru arebana n'icyo umuntu yakora akabona umwishyurira, wenda akazanishyura yararangije, mbwira pe. ugacwa we cyaga cyari cyinshi. agasome rwose nawundi rero ibyo uvuga ni ukuri busho. abantu bino bararebuzwa. ugira ngo se bakimwe inzoga batubonye tunywa karufu ugira ngo ntibaje ikinywa. baje ikinywa bari baje inywa se tutari twabasiga i Nyarurembo tukajya gukorera i Nyarugenge. ahubwo mbwira amakuru y'ako kazi ko mu murwa ngo wageze he? amakuru se ndayakurikirana umunsi ku wundi. nawe mu kanya kashize wa mugabo turimo twandikirana rwose. atikise aradukijijwe. erega abantu bakomeye ntibagira n'akanya burya, baba bafite akazi kenshi. nibyo ariko ngo ntarabona umwanya wo kugaruka inanga i Nyarurembo ngo azarebe ibyo twakoze nyine bishime, ubundi atujyane mu mukida. ntagira ze rwose, nizeye ntashidikanya ko azashima twakoze neza pe. Nyarurembo tuzajya tuhaza rimwe na rimwe. ariko basha ubwo nta soni mufite koko? ariko ubwo ntibandi ubwira ngo bashatate wowe na bagenzi bawe bihorere buriya urwaga rumaze kubageramo. no turi mu kabari twese twishyuye
bidusakuriza barajya impaka by'imipira ngo za mayu ni maniyuzo na za barusoro byose twe biratureba. ariko wa mugabo wacishije make ko hano twese twishyuye wa musaza wakabimenye se nyine ko twese twishyuye ukatwubaha ntuno dusakuriza twe turi abasaza. siko nta soni. ese ubundi ko ushaka kutuzanaho iryoryori kandi usigaye uri mugenzi wacu Tade nyamara kideyo ariko uwo mugabo rwose mwihorere mureke nta soni sha njyewe ndi mugenzi wawe kuva ryahe njyewe ndi mugenzi wawe sha bana batubaha gusa ngo kuva ryari uri mugenzi wanjye kuva aho umukwe wawe atagitungiye imodoka hasigaye agenda atera amakashe mu muhanda nkatwe twese watwirase ariko ubu ngubu byarahindutse sha uranyumvira inyuro busho uranyumvira inyuro uyikwitesha igihe mu bantu rwose batarizwe bariya bantu ntabwo babararizwe ukomeje kuvugana nabo ubwo banagutuka bahu niba unyiteje reka mubwire busho mureke rwose amenye ko na capati ndya ari umukwe usigaye uzintekera. uvuze guki sha uvuze guki? na capati ndya ni umukwe wawe usigaye uzintekera. umukwe wawe Philippe wadukangishaga ngo washyingiye umukire da ubu ni umukozi wanjye untekera capati n'icyayi wabyumvise. ariko wa mugabo we nawe urasebanya rwose. hoye mureke Philippe asakora waya Philippe asakora iwawe rwose kuva ryari akora iwawe mu rugo se ntugasebanye namwe rwose uri murasebanya nawe. none ninde ucuruza icyayi na capati? ninde ucuruza icyayi na capati hano i Nyarurembo? ntabwo ari we. ntibishoboka ushoboka niba ibyo ari ukuri Philippe twabonana nako ngomba kubimubuza niba ari nabyo uko ni ukunsebya. ariko nk'uko iyo ngukubita ibuye ntabwo ariko ari wowe wari kuba wizize koko Nade. ariko se umuntu w'umugabo agahita afata ibuye koko nyamara mba nkumennye umutwe ngira ngo ni imbwa. iyi mikino rwose ntukayikine. nyine nanekinze kuri kariya gahuru kugira ngo utambone ugahita usubira inyuma. ubundi se urinda uza kuntangira mu nzira ijya iwanjye uranshakaho iki? icyo ngushakira se ntukizi koko kuki wigize nka na Stefa ubuyobozi bwo gutegetse ntabwo ubizi. witonze nta mafaranga ndabona. ariko ntugira ngo simba i Nyarurembo Stefa amakuru yose mba nyafite ibiraka wakoze ndabimenya nta mafaranga yanjye rero. yawe yanjye nyine wowe ntibagutegetse ko yampa ko nabyemera imbere y'ubuyobozi. nemeye ko nzayanyagwa nayabonye ariko ubu ntayo mfite. ugiye kujya ukora ushyira umugore wawe mukuru rero wibagirwe ko mpari ibyo byibagirwe. erega nawe wiyise umugore wanjye. umugore wawe nyine waramenye Nade. ari we nturi umugore wanjye ngenda ashatse umugore umwe ubyumva. ari we kwigutura nkubwire Stefa byaramenyekanye ko twabanye tukanabyarana umwana ubu nanjye ndi umugore wawe rero. uraseka cyakora akabi gasekwa nk'ako. uraseka iki se? Nyiramariza se umugore wawe wenyine di ugomba gukora ukatugabanya kandi twese ukatwitaho ku buryo bungana urumva. ibyo sabyo byategetswe nande ra? nta banga rigihari di sinigaragaje mu nama y'abaturage bose nanjye nkeneye kwitabwaho nk'umugore wawe di. fanga umunwa wasenya. uranshikishije Stefa nutubariza inshingano zawe nk'umugabo nzimuka nze kuba iwawe urumva. ibyo ngibyo byibagirwe nzafata umwana wawe tuze kuba iwawe cyangwa nzasubire kukurega mu buyobozi urahitamo iki? cyangwa warasaze ntiwayimenya Nade. Nadine yariye karungu. Stefano udashaka kuzuza inshingano ze nk'umubyeyi wamubwira iki? ubona se hakorwa iki ngo yemere kwita ku mwana we na Nadine? naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze abo mu runana nibo bashoje ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa kabiri tubabwire yuko hano mu Bwongereza umugambwe w'aba conservatives ari nawo wari ufise ubwiganze mu nama nshingamateka uno munsi wabutakaje kubera umushingamateka umwe yabavuyemwo akaja ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta ivyo bibaye mu gihe umushikiranganje wa mbere yarakiri karagwinzura n'ikibazo cyo kuva mu bumwe bwa Buraya. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru mwijumwe ariko mwumva Francine Kwizera turabakengurukiye mwese abahisemwo BBC gahuza miryango.